nta mugabo wemerewe kuva mu rugo buriya kandi umugore amagiye n'icyo agiye gukora n'igihe azamukina uba ushobora kugenda amezi 12 yashobora yabivuze wagaruka ugasanga rwageze kuri umutima ishingiye ku mutungo cyangwa imyitwarire ibangamiye bikabije tekereze kujye gutereka marayika mu rugo byose bizahora bikuganisha ku ijana nta muntu utunganya ibintu byose bishobora kugisha umugabo mugiye gushyingira ku munsi ni umuntu wumve yuko uyu munsi ubonye umugabo ibibazo byawe bishubijwe nta kindi kibazo uzongera kugira hari ibyo azashobora hari n'ibyo atazashobora diplome ibyo muzabirangiza mubyara mumenye uko kwiga uko mufata abana banyu ibyo muzabaho mwiga uko mubana n'inshuti n'imiryango ariyo ashyira mu ndahiro bigatuma asubiramo. Reka dusaba abantu b'inyuma bihangane bakurikire indahiro tugiye kuva z'abageni. Turahera hariya.
Muzabakira bashaka kuzabakira neza kugira ngo bazasubize neza abaturage umuyobozi wabo bambaye atambukije tegereje abashaka ko bamurika umusozi dukomeze tube twakira Murakoze cyane.
kugira ngo dushishikare
wasoza tudashimiye abatwatsi n'abahagarariye Gisozi ndetse n'umuyobozi w'umudugudu wa Famora n'uwa Gasabo ubwo abasha kubera imirimo bakoze nabo bose baradufasha muri iki gikorwa cyane cyane kwakira neza aba bageni no kudufasha kubashishikariza kubana yewe n'amategeko basezerana kuko abayobozi ureba tugiye gukurikiza icyiciro cyo kubajyana mu itorero urabona harimo abakuze harimo abasheshe akanguhe ariko bagiye kwambara indwara nicyo cyiciro tugiye gukurikiza n'abandi barasezerana bakurikiyeho iyi ntambwe nziza bateye igiye no kubageza kuri iyi nziza reka rero ubuyobozi bwashimiye ntabwo dusigaye dushaka ibintu by'ubuzima. Murakaza neza abakurikiranye Paul Shilo Hill School. Uyu mwanya tugezemo ni wa wundi n'ubundi usanzwe aho Paul Shilo School icaho ubuzima bw'abanyeshuri, ikigo cya Paul Shilo School mu buzima busanzwe. Uyu tuvugana akaba ari umwe mu bafonda ba Paul Shilo Hill School, akaba agiye kutubwira mu by'ukuri igikorwa nyamukuru kirimo kirabera aha ngaha ku murenge. Mu by'ukuri atubwire ngo ni ibiki bijya mbere. Murakaza neza bayobozi matangira mutwibwira. Murakoze cyane, turabashimiye. Amazina yanjye ni Gakuru Paul. Iyi ni imiryango 13 yabanaga mu buryo bw'ubwumvikane batarasezerana imbere y'amategeko. Twabigizemo uruhare. Uyu munsi rero bashoje amasezerano yabo imbere y'umuyobozi w'irangamimerere. Mu by'ukuri ni imiryango yari isanzwe ibanyeho neza kandi mu mahoro. Ubwo twari dukeneye utubwire ese ni kihe gitekerezo, ni he mwakuye igitekerezo cyo kugira ngo mubashe kuba mwatekereza gushyingira iyo miryango muri ubwo buryo? Mu buzima busanzwe n'ubundi n'ubundi umuvuga butumwa bwiza. Dufatanyije n'abandi bagenzi banjye dufite groupe yitwa Groupe Alpha Carmel. Alpha Carmel ni groupe ivuga butumwa. Ubwo twahereye Gasave tuvuga ubutumwa bwiza, turi mu itorero rya Ntora hano muri do. Abumvisha ubutumwa bwiza rero bagahinduka, bashaka guhinduka mu buryo bwuzuye. Ubu basezeranye mu mategeko, tuzakurikizaho gusezerana mu itorero ry'Imana. Mu by'ukuri urakoze cyane umuyobozi Gakuru Paul, niko watubwiye ko witwa. Ubwo rero turagira ngo udusurize abakurikiranye YouTube channel ya Paul Shilo School, ndetse unabarangira ikigo kiri na contact bakubonaho niba ari Paul Shilo School ni ikigo cy'amashuri giherereye mu murenge wa Gisozi, akagari ka Musezero, umudugudu wa Nyakariba. Dufite abarimu beza, abarezi beza birumvikana, kandi dufite kuva muri maternelle ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, tukagira na primaire kugeza mu mwaka wa gatandatu.
murakoze cyane rero umuyobozi founder of Paul Shiro School, uyu niwe mu founder wa Paul Shiro School. Murakoze cyane, turabashimiye ku mwanya. Asante sana.